ubwo Bari yagarukaga mu rugo yagerageje guhamagara Mariya umugore we, ariko agerageje telefone asanga ntabwo iri gucamo. Yabajije umusekiriti wari uri aho ngaho amubaza niba yabashije kubona Mariya agenda. Umusekiriti aramubwira ati amasaha nk'atatu ashize yasohotse, ariko ntabwo yigeze ambwira agiye. Bari ahangaha yahise yumva afite ubwoba bwinshi cyane. Hashize akanya gatoya Chief yaje kuza ahangaha mu rugo rwa Bari. Bari rero ubwo yaragerageje guhamagara polisi yamubwiye yuko badashobora gutangira iperereza hatarashira amasaha 24. Ahangaha polisi yamubwiye yuko ariyo mategeko bagenderaho, ariko Bari ahangaha ntabwo yarazi yuko wa mugabo Chief yamaze guhamagara kuri polisi kugira ngo bataza kwita kuri iki kibazo cye. Uyu musaza Chief arangije atangira kubwira Bari ati njyewe ndakeka ko Mariya yajyanye n'umwe mu bashuga daddy be. Muri ako kanya Bari byaramutunguye, nuko Chief aramubwira ati uriya mugore we Mariya buriya kuva kera yakundaga abasaza, ndetse amwibutsa amateka y'umuryango Mariya akomokamo. Atangira kumubwira uburyo mama we yabaga afite abagabo benshi cyane basimburana mu rugo iwe, ndetse amubwira ko murumuna wa Mariya yapfuye azize indwara ikomeye cyane yakuye ku bagabo batandukanye. Bari ahangaha yatangiye kwizera papa we. Ahangaha rero uyu mugabo Chief yarakomeje, arangije uno mugabo aramubeshya ati igihe wari warabuze naje hano iwawe nsanga umugore wawe ari kumwe n'undi mugabo. Umugabo arangije amubwira ati ubwo nari ndimo kugushakisha nataye umutwe, umugore wawe Mariya ari kumwe na boyfriend we. Aramubwira ati uriya mugore ntabwo agukwiriye mwana wanjye. Aramubwira ati narakubwiye kuva kera ariko ntabwo wigeze unyumva, none reba ibintu uno mugore agukoreye. Muri ako kanya Bari yatangiye kurira. Ahangaha iyi mitwe Chief yari ari kumutekera yatangiye kumwinjiramo. Uyu musore yumva atangiye kwicwa n'agahinda, ndetse atangira kumva atangiye gukeka umugore we Mariya. Uyu mugabo yatangiye kumvisha Bari yuko agomba kwikomereza ubuzima akibagirwa Mariya umugore we. Uyu mugabo aramubwira ati ibyo ndi kukubwira nibyo ni byiza kuri we ndetse no ku muhungu wawe. Nuko mu mezi abiri ubwo Mariya yari yarabuze, uyu musore Bari n'agahinda kenshi cyane Chief yahise amushakira umukobwa ngo bashakane. Nuko Bari arangije nawe arabyemera. Uyu mugabo Bari yahise yibagirwa umugore we Mariya byoroshye cyane. Ubukwe bwabaye bwihuse cyane. Chief yakoze buri kimwe cyose kugira ngo ubukwe bukorwe vuba. Bari ntago yigize abasha kwibuka gutekereza ibyo ari gukora. Nuko Mariya ubwo yarafungiye muri cya cyumba kibanga, Mariya ahangaha yari afite ubwoba bwinshi cyane, ariko afite n'umugambi muri we. Chief buri gihe araza akamusangamo ndetse akamuhohotera akamufata ku ngufu, ndetse akamwita umugore we. Mariya yaramwangaga ndetse akanga buri kimwe cyose yamukoreraga. Uyu mugore Mariya yarabizi neza yuko agomba gushakisha uburyo yava muri iki cyumba, ndetse akagenda agatangaza uno mugabo. Iki cyumba cyari sound proof, ntago amajwi yabashaga gusohoka ndetse nta n'idirishya cyari gifite. Uyu mugore mu by'ukuri yari ahantu hameze nk'aho ari mu kuzimu. Mariya yatangiye gutekereza mu mutwe, ese niki kintu ashobora gukoresha kugira ngo ave muri iki cyumba? Ariko icyumba cyari kiri mu busa, nta kantu na kamwe kari karimo. Mariya ahangaha yatangiye kubona yuko ibintu bishobora kuba bikomeye cyane atazabasha kuva muri uyu mwobo. Chief yamuzanaga ibyo kurya ahangaha, ariko agakora ibishoboka byose ku buryo uyu mugore atazabona uburyo yasohokamo. Buri gihe cyose ubwo Chief yabaga aje kumureba mwahangaha yatangiraga kumubeshya, akamubeshya ibyerekeranye n'umugabo we Bari. Akamubwira ati Mariya, Bari yamaze gukomeza ubuzima bwe. Akamubwira ati Bari yamaze gushyingiranwa n'undi mugore, ntabwo akigutekerezaho ndetse ntanakwitayeho. Chief akamubwira ati Bari ameze neza atari kumwe nawe. Mariya ariko ahangaha ntabwo yamwizeraga. Mariya yarabizi neza yuko Bari amukunda. Ahangaha uyu mugore Mariya yamaraga iminsi ye yose ari gusenga ndetse ayinginga Imana kugira ngo izamukore igitangaza ava ahantu. Uyu mugore Chief yari yarohereje mu buzima bwa Bari, yari afite misiyo, yashakaga kurangiza ubuzima bw'uyu musore, ariko Bari ntabwo yari abizi. Chief yashakaga gutwara buri kimwe cyose uyu musore yari afite. Rero yaje gushaka Linda kugira ngo aze ashyingiranwe n'uyu musore. Nuko umunsi umwe ubwo Bari yari yagiye ku kazi, Chief ajya kureba Linda mu rugo. Ubwo Linda yaramubajije, ese nukubera iki ibintu uri kubikorera umuhungu wawe? Chief yaje kumubwira ibanga ry'umwijima. Chief arangije aramubwira ati mama wa Bari yanciye inyuma. Nuko Chief arangije aramubwira ati ni nanjye wishe mama we, ndangije mbeshya umuryango we yuko yancitse yajyanye n'undi mugabo. Linda yatunguwe no kumva aya magambo.
nuko arangije amazi ati none se Bari ahurira he n'ibyo bintu. Nuko uyu mugabo arangije aramubwira ati uriya musore namwanze kuva mama yanca inyuma. Aramubwira ati nakoresheje ibishoboka byose kugira ngo nangize ubuzima bwe, ariko ntabwo nabashije kubigeraho. Arangije aramubwira ati Linda, ni wowe cyizere cyanjye cya nyuma. Aramubwira ati ndashaka gutwara buri kimwe cyose cya Bari nkoresheje wowe. Ati nimara kubitwara byose nzakora ibishoboka byose mbwire Mariya ashyingiranwe nanjye, naramuka byanze nzamwica ndetse nice n'umuhungu we. Ahangaha Linda yatangiye kumva uno mugabo ari umugome mu by'ukuri. Ahangaha Chief arangije amubwira ati nuramuka udakoze ibyo ndi kumusaba umuryango wawe wose nawo nzawica. Uyu mugabo yaje kwishyura amafaranga menshi cyane uyu mukobwa Linda. Uyu mukobwa mu by'ukuri yabizi yuko nta mahitamo afite, yagombaga gukurikiza plani z'uyu mugabo. Nuko iminsi yagiye itambuka, Linda yaje kwitwara neza muri misiyo yari yahawe, ndetse yatangiye kwitwara nk'umugore ukunda uyu mugabo Bari. Ariko ahangaha Bari mu by'ukuri mu mutwe yaragitekereza uburyo umugore we yagiye, ariko kubera amagambo Chief yari yaramushyizemo ndetse n'ibitekerezo yari yaramushyizemo, yaje kugwa mu mutego. Linda yatangiye noneho kwinjira mu bwonko bw'uyu musore, atangira kumwumvisha uburyo yakagombye guhindura imitungo ye akayikura kuri wa mugore Linda akayishyira kuri uyu mugore bashakanye mushyashya. Umugoroba umwe ubwo Bari yicaye ku ntebe ari gukora, Linda yaje kumwegera ndetse ari kumusekera. Nuko aramubwira ati Bari, twagombye gutekereza kwa hazaza hacu, urabizi ntawe umenya iby'ubuzima, hashobora kugira ikintu kiba kuri umwe muri twebwe. Arambwira ati ni byiza yuko buri kimwe cyose twagishyira mu buryo. Bari arangije aramwitegereza. Uyu musore mu by'ukuri yaragikumbuye umugore Mariya, ariko n'uyu mukobwa Linda yararimo yitwara neza cyane kuri we. Nuko arangije amubwira ati Linda, ibyo uri kuvuga ni ukuri, twakagombye koko gushyira buri kimwe cyose mu murongo. Uyu musore mu kutamenya kwe, Chief yari ategereje kumva amakuru yuko uyu musore yamaze guhindura ibyangombwa byose, yamaze gufata buri kimwe cyose akakishyira kuri uyu mugore. Uko iminsi yagiye itambuka, Linda yakomeje kugenda yumvisha wa mugabo Bari buri kimwe cyose uyu musaza yabaga yamutumye. Ahangaha uyu mukobwa yatangiye kubona yuko uyu musore Bari atangiye kumwizera ndetse atangiye kumubona mu rukundo. Ariko mu by'ukuri uyu mukobwa yatangiye kwicuza, atangira kubona yuko ibintu ari gukora atari byiza. Yumvaga mu by'ukuri atakakwiye kugambanira umuntu ari kubona mu rukundo, ariko ubwoba yari afitiye cya gisasa Chief bwatangiye kumuhindura intekerezo. Mu by'ukuri uyu mukobwa yashakaga kureba uburyo yatabara uyu musore Chief, ariko adateje ibibazo umuryango we. Chief yakomeje kujyaza kureba Linda hano muri uru rugo, ndetse atangira kumuhatiriza, atangira kumupushinga ngo akomeze akore buri kimwe cyose kugira ngo abashe guhindura intekerezo z'uriya musore. Nuko ahageze umunsi umwe yaramubajije ndetse ntabwo urabigeraho. Ahangaha uyu mugabo yamubajije iki kibazo asa nk'amurakariye. Linda nubwo wabwishe arangije aramubwira ati ndi kubikoraho. Aramubwira ati harabura igihe gito kugira ngo bicemo. Chief arangije ahangaha araseka, aramubwira ati byiza cyane. Aramubwira ati wibuke, nuramuka utabikoze nk'uko nabikubwiye umuryango wose uzabigenderamo. Ahangaha akimubwira amagambo, Linda yatangiye gushakisha uburyo yagaragaza Chief akamushyira hanze. Uyu mwana w'umukobwa yashakaga kubona buri kimwe cyose, agashakisha ibimenyetso ndetse akerekana uburyo yishe mama wa Bari. Ahangaha yatangiye kugira plan mu mutwe ko ashobora kurikodinga uyu mugabo amagambo yose amubwira. Mu by'ukuri uyu mukobwa yatangiye gutekereza yuko agiye ku exposinga uno mugabo Chief, ndetse agatabara uyu musore Bari. Bari aho yari yicaye mu biro bye ntabwo yari abizi yuko umuraba uri kumuzira. Yakomeje ubuzima bwe bushyashya n'uyu mukobwa Linda. Yumvaga atekereza muri ko byanze bikunze ari ikintu kitagenda neza, ariko ntabwo yabashaka kumenya ese ni igiki kitari kugenda neza. Ahangaha Bari yatangiye gukeka uyu mwana w'umukobwa bari bamaze iminsi bakingiranwe Linda. Bari yaje guhamagara umucamanza we, arangije amubwira buri kimwe cyose, amubwira uburyo wa mugore we mushyashya Linda ari kumubwira ngo ahindure buri kimwe cyose kimwandikeho. Akimara kumubwira aya magambo, umucamanza we yaramubwiye ati ntumvire uwo mugore. Bari buri kimwe cyose yari yarakoreye yari yaramaze kubyandika kuri wa mugore Mariya ndetse n'umuhungu we.
ahangaha rero Bari yatangiye gutekereza ko agomba kurinda umwana we. Yafashe wa mwana w'umuhungu arangije amujyana kwa mubyara wa Mariya ndetse abashakira ibyangombwa abohereza hanze. Bari mu by'ukuri yatangiye kubona yuko Mariya ibyo yajyaga amubwira byose kuri papa we bishobora kuba byari byo, ndetse ahangaha yatangiye kwicuza impamvu atumviye umugore we. Nuko ubwo Bari yaragarutse mu rugo, Linda yaje kongera aramwegera ndetse atangira kumubaza ati ese gahunda igeze he yo guhindura buri kimwe cyose. Bari arangije amubwira ati ndumva niteguye kuvuga kuri ibyo bintu. Aramubwira ati urabona hashize amezi 2 dushyingiwe, ntabwo ari ngombwa ko twatangira gutekereza ibyo bintu. Linda yatangiye gusa nkaho abishyira ku ruhande. Aramubwira ati reka tubireke nimba udashaka yuko tubivugaho. Ariko Linda mu by'ukuri mu mutima we nawe ntabwo yashaka guhemukira uyu mugabo. Mu by'ukuri yumvaga arambiwe no gukomeza gukoreshwa amakosa n'uyu mugabo Chifu. Ahangaha uyu mukobwa yahisemo kujya kwataka Chifu akamubwiza ukuri, akamubwira yuko arambiwe gukoreshwa nawe. Ahangaha mu by'ukuri ntabwo uyu mukobwa yari akitaye ku byo Chifu ari kuvuga ngo azakora ku muryango we cyangwa kuri we. Linda yaje gufata telefone ebyiri, arangije yerekeza ku nzu ya wa mugabo Chifu. Yafashe telefone imwe ayihisha mu myenda y'imbere. Ubwo yarageze aho ngaho, Chifu yari yizeye yuko uno mukobwa azanye amakuru meza, ariko uyu mugabo yahise agira uburakari bwinshi cyane ubwo Linda yaramubwiye yuko yatangiye kumukeka. Nuko uyu mugabo arangije aramwataka aramubwira ati urumva ushaka kubireka nyuma ya buri kimwe cyose nagukoreye ndetse nakoreye umuryango wawe? Linda arangije aramwitegereza aramubwira ati chef, ntago nakomeza gukora ibi bintu, ntago jyewe nakomeza kugambanira Bari. Bari ni umuntu mwiza, ni umugabo mwiza, ntago akwiriye ibi bintu. Uyu mugabo n'uburakari bwinshi cyane atangira kwataka uno mukobwa, atangira kumubaza turakeka yuko ushobora kunjika. Uyu mugabo arangije aramubwira ati wibuke ibyo nagusezeranyije, nuramuka utsinzwe misiyo naguhaye umuryango wawe ntabwo uzaburinzwe. Ariko uyu mukobwa yakomeje kwikomeza, arangije aramubwira ati buri kimwe cyose wakora nzacyakira, ariko njyewe ndambiwe no gukoreshwa nawe, ndambiwe no guhemuka kubera ibitekerezo byawe bibi. Uyu mugabo yese yataka uyu mukobwa, arangije atangira kumukanda. Uyu mukobwa mu by'ukuri atangiye kumva ari kubabara, ariko arangije aramubwira ati Chifu, nkubwije ukuri ndangizanyije nawe, nushaka unkoreshe buri kimwe cyose ushaka, ariko uha amahoro Bari. Ahangaha Chifu ntabwo yari azi yuko uyu mukobwa ari kumurikodinga. Nuko ubwo Linda yari amaze kubona yuko Chifu adashaka kumureka ngo ave ahangaha, yahise atangira kujijisha aramubwira ati mbabarira, nzabikora nk'uko ubishaka. Ariko mu by'ukuri Linda icyo yashakaga agira ngo abone uko ava aho ngaho narangiza ajye kumutanga kuri Bari. Chifu akimara kumva ibi ngibi yaje kwemerera uno mukobwa ava ahangaha. Ariko ubwo Linda yari avuye aho ngaho ari mu modoka ari kugenda, Chifu yatangiye kugira izindi ntekerezo. Ahangaha Chifu yatangiye gutekereza ati ese uno mukobwa yaba yarikodinze buri kimwe cyose. Mu gukeka uyu mukobwa yaje kohereza abasore kugira ngo bashimute Linda. Ba basore baragiye baramufata baramutwara ndetse baramusaka bamusangana ya telefone, bahita bamufungira mu cyumba kimwe na wa mugore Mariya. Ariko icyo umugabo Chifu atamenye nuko uyu mukobwa Linda yari yamaze kohereza ya rekodi, bya bintu byose yari yarekodinze Bari mbere yuko bamufata. Bari akibona ibyo byose uyu mukobwa Linda yari yamuherereje, yahise ahamagara polisi. Polisi ntiyatinze yahise ijya ku rugo rwa mugabo Chifu, irangije amufata ndetse ikura ba bakobwa uko ari babiri, Mariya ndetse na Linda, muri cya cyumba bari bafungiyemo. Chifu ahangaha yahise ajyanwa kuri polisi. Nuko ubwo Mariya ndetse na Linda bari bavuye muri cya cyumba, Bari yari hariya kugira ngo abahobere. Ahangaha yahobeye Mariya aramukomeza cyane. Nuko arangije yitegereza wa mukobwa Linda, aramubwira ati Linda, ntago nagushyingirwa, ntabwo nigize ngukunda mu by'ukuri, papa yamatirije kugushaka. Linda mu by'ukuri yahise yumva amagambo uyu musore yaramubwiye, arangije avuga ati Bari ndabizi, mu by'ukuri nanjye nari naguye mu mpango w'uriya mugabo, ndakwinginze mbabarira kuri buri kimwe cyose cyabaye. Bari mu by'ukuri yashimiye uyu mukobwa uburyo yari afite umutima mwiza ndetse uburyo yaramutabaye. Aramubwira ati urakoze kuba umfashije kugaragaza uriya mugabo. Aramubwira ati iyo tutaza kukugira ntabwo twari kubasha kumushyira hasi.
ubwo Chief rero yaramaze gufungwa, Bari ndetse na Mariya baje guhitamo kuva ahangaha bakigira mu kindi gihugu. Mu by'ukuri abangaba uko ari babiri bari bakeneye ahantu bajya bagatangira ubuzima bwabo bushyashya bari kure y'ibibazo. Abangaba uko ari babiri baje kuva ahangaha bigira hanze bajya kubana na wa mwana wabo w'umuhungu. Mu by'ukuri ubuzima bwabo mu kindi gihugu bwari bwiza cyane. Bari na Mariya batangiye noneho gufokasinga mu kongera kukubaka ubuzima bwabo. Ariko ku rundi ruhande wa mukobwa Linda yakomeje gukomeza ubuzima bwe. Mu by'ukuri umukobwa yarabizi neza ko yakoze amakosa, ariko ahangaha yari yiteguye kongera agatangira bundi bushya. Yashimiraga Imana ahangaha kuba yarabonye amahirwe yo gushyira buri kimwe cyose mu buryo, ndetse ahangaha yiyemeje ko atazongera gutuma hari umuntu wahindura intekerezo ze. Inshuti bavandimwe bakunzi ba Behind the World Show, nongeye kubashimira umwanya wanyu ndetse mbashimira uburyo mukomeza kudusapotinga. Iki ni igice cya nyuma cy'iyi nkuru y'aba bana. Ndizera ntashidikanya yuko buri umwe wese wagitangiye agatangira nanjye kuva mu gice cya mbere kugera kuri iki gice cya nyuma, ndizera ko nimba atararangaye yakuyemo isomo rikomeye cyane. Nawe mushyashya ugeze ahangaha ukaba wumvise iki gice cya gatatu, ndagusaba kugira ngo usubire inyuma uhere mu gice cya mbere kugira ngo ubashe gusobanukirwa ino nkuru. Ndabasezeranya ko buri gihe nzayambazanira inkuru nziza kandi inkuru mwigiramo ndetse inkuru zibafungura amaso. Ndasaba umuntu utarakora subscribe kugira ngo akandi subscribe ndetse akandi no kunzogera kugira ngo ajye abasha kubona ubutumwa bugufi igihe mbashije gushyiraho indi nkuru. Ndabibutsa kandi gukanda like ndetse ndabibutsa gusharinga iyi nkuru ndetse n'izindi nkuru nagiye mbakorera zikagera kuri rubanda nyamwinshi. Ndakomeza rero kubashimira, mukomeze kubana nanjye ndetse mukomeze kudusapotinga. Ndabakunda cyane, mwakoze guhitamo Behind the World Show. Naho buta, ciao ciao.